ngo bakiruka kuri abana n'abagore baragenda. Je nibaza ko nicyo kintu twavuga ko umupaka w'u Rwanda uri open, nta kibazo na kimwe cyari. Abavuga ko umupaka ufunze ntacyo. Natwe ubwacu kugira ngo tuze hano twanize no kubisaba immigration, ubuyobozi bwa immigration kugira ngo dufashe tubafatira amashusho tugaragaze ukuri. Impamvu twaje hano nta yindi motivation yatuzanye hano nuko abakurikira ibinyamakuru byacu bagumya kutubaza ngo ese koko Kamanyura yafashwe, abandi ese koko umupaka w'u Rwanda urafunzwe. Noneho irangije iragira irangije irasa FDL wabonye miki zino za kawunga zirimo zirajyayo se esa nakumanikisha amaguru rwose. Aya mashusho abantu bari kugenda niyo dukeneye cyane. Dukeneye nyinshi rwose zihagije, dukeneye zihagije zijya ku mbuga zose nizo dusagurira bari kuvuga ibinyoma. Tugomba gusagurira n'abari kwambuka hariya urazikeneye uhagaze aho ngo urazifata dufashe rwose sibyo. Yego urumva abantu bihangane turi kugera tunavugamo akazi ko gakora kuko ntituri ko kwikorera ngo bakadukorera ariko nicyo terivuga kandi cyatuzanye no kwereka abantu iki kuri urujya n'uruza ruhari. Yo modoka ndayifate Vincent. So ikintu cya mbere cyabayeho cya mbere nakubwira ni ukuvuga ngo yaga ziva za Nyundo zikagwa muri Goma kuko zavaga muri Goma zikagwa muri Masisi kandi ntibyabuzaga abaturage kujya gute gukora akazi. Ntabwo byari bivuze ko ubwo zavaga Masisi Goma zijya Masisi byari bivuze ko abaturage bo muri Sake batarimo bagira gute batari babaye batakoraga. So ibyo niko bimeze rero. Icyo navuga cya mbere cyo nuko Eugene ikintu dushaka kwitega tugiye kwitega operation y'umubabaro kuri coalition. Icyo kintu ngiye kukubwira ikibazo rero cyawe nuko ugera ahantu ugatangira kuvuga nibiraba nibishobora kuba ukimagina. Icyo nshaka kubwira tugiye kwitega operation y'umubabaro. Mwire mzee, tusanze hano Kamanyura uvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wambutse ukoresheje iki? CPGL. Yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa mu Rwanda? Ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Di Kongo. Je pense que vous comprenez le Kinyarwanda? Ndacumva neza. Nizera ko mva Ikinyarwanda neza. Ndacumva neza. Turabona wambutse ukoresheje laissez-passer yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hari abantu bavugaga yuko uno mupaka utari gukora. Ni iki wababwira? Oya rwose uyu mupaka uri gukora neza, nta kibazo ufite. Umuntu ukarava muri Kongo akambuka akagera mu Rwanda, ibyo akeneye ingenzi ziwe akazikora nkuko abyifuza rwose n'umutekano wose. Akeneye gutaha ni amahoro, afite uburenganzira bwo kwinjira no gusohoka. Kwinjira mu Rwanda akanasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akanasubirayo akoresheje umupaka wa Kamanyura. Akoresheje umupaka wa Kamanyura. Njyewe nije mu Rwanda nsubiyeyo nkoresheje CPGL. Kamanyura twabonaga amakuru avuga yuko ngo Wazalendo amaze kuyifata. Icyo wabwira abantu? Ibyo ni ibinyoma barabesha. Njyewe ndi Kamanyura kuva ejo intambara yatangiye 6 n'igice, bararwana bageza saa 11 mu bihe bice mu bice bya Gatogota. Niho barwaniraga hirya imbere hariya kugeza uyu munsi ntibaranahava, niyo bakiri ko barwanira mu bice byerekeye Ruvunge na Rwarika. Iyo turiko twumva imbonda zigeze. Kamanyura bimeze gute ubu ngubu? Kamanyura turaho na mahoro, turacyari mu muhana. Gusa hari amabomba ariko ava tituzahava akitura hariya hari iwacu. Ayononye abantu kabisa. Amabomba ava kure ariko araza konona abantu. Yeshe nk'abantu bangahe? Ni benshi sinshoboye kwibuka umubare wabo ariko barahari. Hariko bari hafi yanje nabonye bacitse amaguru na bombe. Ejo nabonye abana batatu nabo abandi bo hirya Gashenyi sinenye umubare wabo. Nuko byagenze kabisa. Mu gitondo byari bimeze gute by'amabombe? Yari menshi yari kwava hirya hariya akaza akagwa
hariya kwa Gatintima aho bita kwa Gatintima cyane ayandi akaza akagwa hano mu muhana wacu w'Akamanyu nuko byifashe kugeza ubu ngubu bibaye nk'ibihagarara tutuze n'imbaga biza gukomeza nicyo usaba impande zihanganye nk'abasirikare b'abarundi bakomeje gufasha FARDC n'iki ubasaba gukomeza barasa mu bice murimo uvuze yuko muri kubura abantu nicyo usaba abantu batandukanye bafite uruhare mu mirwano turasaba ko bodufasha rwose cyane cyane bakabuza bari abarundi ko bari ku bari abarundi baturujije umutekano zirabunda zabo ziriko ziviriya zikaza zikagwa hari iwacu hari imbunda ziri kurasira i Burundi zikarasa i Burundi ahitwa ngo ikizi mu Kibitoke niko bavuze ziriko ziragwa ahangaha izo zononye abo bantu bize tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufasha abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze shuti bakunze Jeune Official ndetse na bwiza.com ya TV. Aho rero turi ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo, uzwi nka Kamanyora. Urakoze cyane, nubwo none nagombaga kubigira ariko ni Kamanyora. Aha rero ndi kumwe n'ubundi na Miki, mumenyere kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com. aho muri aka kanya tujye kwa tubana n'ubundi tubagezo amakuru agiye atandukanye. Tugiye kwibana n'ubundi nk'ibisanzwe hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyi ntambara rero ikomeje kugenda ihanganisha umutwe wa M23 ndetse we n'igisirikare cy'u Burundi FDLR n'indi mitwe nka Wazalendo. Gusa tukatuje Miki, muri aka kanya ntekereza ko amakuru yacu agiye kwibanda cyane mu guha abayikurikira ukuri. Turi gukorera ku mupaka wa Kamanyora, winjira mu mujyi wa Kamanyora, ariko kana uyu mupaka ukava muri Kongo winjira muri Bugarama. Abantu benshi baje batwandikiye batubaza ngo Kamanyora tombe, ngo tombe. Nukuri amashusho menshi kuza ngo dere ngo mungi hano Kamanyora ni hano uyu mupaka niho turiho, abantu bari kureba urujya n'uruza, abantu barimo barava muri Kongo bije. Nje nabonye byanagusabye no gufata laissez-passer yawe, urafotora werekana inguni zose kugira ngo ugaragaze ko mu by'ukuri muvoma ziri gukorwa. Ariko nanone byari nyuma yuko nabonye binyamakuru n'ubundi byandika bibogamiye kuri leta, ibyinshi byari birimo kwandika bigaragaza ko ngo za Ruvunge, za Kamanyora, za Bwege, za Gatogota, Ngomo, ibyo bice byose ngo byabirimo gukontororwa n'izi ngabo. So hanyuma rero ngira ngo ubu none ntekereza ko twakwinjira noneho mu kiganiro tukageza ku badukurikiye uko situation ihagaze nk'abantu bahari. Buriya nicyo bita teremiki, bavuye bamwe bavuye i Kigali, abandi bava Gisenyi, mu bice bitandukanye. Nta kindi cyatuzanye no guha abantu amakuru. Icyambere bababwira cyo nuko twaje kubera imirwano iri kubera hano, kuba hirya yacu nta nubwo bavuga ko hano ikiri hano ni sheri, ni imbunda nini, aho M23 ifite imbunda aho yayiteretse ikarasa kuri FARDC ndetse n'abarundi yirwanaho isubiza. Imbunda zabo bakagira gute, bakarasa mikrofone ntago yaka yishireho. Mu gihe abandi nabo bari gufata imbunda
yabo bakarasa hano ku musozi wa Ngoma ndetse no muri Kamanyura kugeza ubwo bombe z'ingabo z'u Burundi zisha abaturage hano mu mujyi wa Kamanyura zisha abaturage hano muri Ngoma nubango abarundi bari kurasa mu bice bituwe n'abaturage so twe twaje hano Maje kinini izo nkuru zisirika kuva ku munsi w'ejo haje hatambuka amakuru avuga yuko Kamanyura yabaye tombe katatombe jene twatembere mu mujyi wa Kamanyura uyu munsi nge nawe turi kumwe twara abantu batanu twishana n'umuyobozi w'umujyi wa Kamanyura turiganya dutera igiparu atubwira uko ubuzima buhagaze ni naho twamenye bombe zimaze umubare wa bombe zimaze gwa mu mujyi usibye ko nyuma twongeye kubona izindi zanagutwe no mu biganiro kuko ahagana hafi masaha ya saa 5 ziri gushyira saa 6 nibwo twari turi hano za Kamanyura centre tubwirwa ko bari bamaze gutera bombe zigera ku 8 ziturutse mu gihugu cy'u Burundi ariko bita ni Bunyange ni Bunyange ndakeka Vincent wa musozi abarundi bari kurasera witwa ngo iki twibutse ni Bunyange oya Rugombo muyireke bureka mbabwire reka turebe tujya tuvuga ibintu neza mukambeshye gusa ariko nubwo Mika kiri kubireba urebye ni igisirikare cy'u Burundi kiri kurasa muri Kamanyura noneho ntabwo bikiri bya bintu byo ngo bari kurasa bari muri Kongo ahubwo imbunda zabo zishigikiye mu gihugu cy'u Burundi ziri kurasa muri Republika Demokarasi ya Kongo uri mu Burundi ziri Binyange zikarazara aho zarashe ni Rugenge na Ngoma zirasa no muri Ngomo no kuhitwa kwa Mama Olive aho zarashe ariko Mbetura nawe yavuze ko barashe hano ntuza ku bitaro bya Saint Joseph bitaro nivuriro hari mu mujyi wa Kamanyura aho nageze ndanahazi batagira ngo nayanje Miki izi mbunda barundi bari kurasa bari muri Kongo cyangwa ari mu gihugu cy'u Burundi urakoze nicyo nashaka kugira ngo tubwire abantu ko nabonye noneho ntago bikiri bya binda ahubwo sinzi Miki nk'umusesenguzi ku by'iyi ntambara ubu noneho tubonye twari dusanzwe tubona n'ubundi AFC M23 bavuga ko igisirikare cy'u Burundi kiri kwambuka kikaza kurwana muri Republika Demokarasi ya Kongo kikataka ibice bigiye bitandukanye ariko noneho twabonye barasa noneho bari mu gihugu cy'u Burundi bakarasa muri Kongo hanyuma Vincent nabaze kudufasha ariyo abaturage agenda baza bavuye hakurya genda dufatira interview hirya no hino Vincent urumva Vincent yego nibyo ndimo ndakubaza twabonaga kuri kote ya AFC M23 bandika bavuga ko ingabo z'abarundi ziri kuva mu gihugu cy'u Burundi zikambuka zikaza kurwana hano muri Kongo zikica abaturage b'abakongomani ariko noneho kuri inshuro twabonye abantu benshi nabonye yaba AFC bagiye babipostinga kuri Kanyuka Bertrand Bisimwe n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza ibi bisasu by'abarundi byagiye biterwa abo byagiye bihitana b'abakongomani hano muri za Kamanyura biturutse mu gihugu cy'u Burundi ubu noneho ni reaction tugiye kubona cyangwa se niki gishobora kuba akuririra kuri iki gikorwa noneho cyakozwe uyu munsi kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi kidasanzwe noneho bituruka mu gihugu indani uretse gatoya mpagarikira gatoya haza bakarasa hano mu Rwanda arabini ubusore ntago ari mu Rwanda ni muri Kongo niki kiri buze kubaho icyo mbona cya mbere kiri kuba nuko Burundi buri gukora ikintu kidasobanutse kitanumvikana koko nibyo koko Burundi bufite amasezerano na Kongo yo kuza kurwanira muri Kongo ariko ntibufite amasezerano yo kujya kurasira M23 mu Burundi ikintu mbona nuko M23 n'ubundi icyo ntari kubona gishya nuko Burundi nabwo buri mu banzi ba M23 so icyo mbona cya mbere nuko M23 igomba kwishakira umuti icya mbere abaturage barimo barapfa M23 byo irarira ngo baturashe barasha abaturage nyine babarashe ikigaragara abarundi si abantu beza ku bakongomani bari hano muri iki gice cya Eastern DRC abarundi bona ari abantu bafite uburyo bwo gushaka kumara abaturage nta mpuye bafite barundi biteye ku mafaranga bahabwa na Kisekedi ndavuga ingabo z'u Burundi zitaye ku kuba zamena amaraso y'abakongomani bari hano bari kuraswamo abana bari gupfa abagore bari gupfa so nubango mbona ngewe ikijyari niki M23 nibishoboye ifite ubushobozi ni kore ku buryo itabara abaturage ndavuga abaturage bari mu bice bya Plaine de Ruzizi abaturage bari mu bice bya hano Kamanyura bari guterwaho bombe abaturage bari muri Zangomo kuko ikintu abantu bagomba kumva ntibumve ko imbunda bakoresha nka BM irasa mu birometero byinshi cyane kuko ibuke ko FARDC burya rifite imbunda ivuga ko yari igoma ishobora kuba yarasa za Nyabihu na ifatiwe ntera ya Nyabihu ibirometero birimo none bibaze hano uvuye ku musozi bari kurasiraho uzana ku wundi musozi bivuga ngo ibisasu bishobora kwambukiranya
imihana n'imihana bijya mu yindi mihana cyane. so ibyo rero nibyo abantu bagomba kumva nkuko imveto nayo kubasubiza bikava hano ngomo bikajya hirya kure nawe bikajya aho ngaho imbundiri kurasira urumva rero ko oya ntago iri kujya nese tuvuye ko nayo iri kurasa mu Burundi biri guturuka mu Burundi iri kurasa aho bari kurwanira kuko bari kurwana uzi ko kare bahoze barwana za Rubarika za Kazi bari kurwana so bango imbe turi mu mirwano iri simultane iri mu mpande zose rero nkaba mbona ko reaction kuba imbe turagira ikikora ntago nabwira ngo ni reaction ni ahubwo ikintu mbona nuko hakwiye kubaho uburyo bwo kwirukana abarundi noneho bakava mu gihugu cya Kongo sibyo bakagenda hanyuma abaturage bakagira gute bakagira amahoro ubwo rero twarebaga ku bigendanye n'izi ngabo z'abarundi ziri kurasa muri Kongo noneho ziturutse cyangwa se n'ubundi ziri mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tugaruke noneho rero Miki kuri ku baturage ngira ngo hari byagiye bikwirakwira ku marezo sosiyo bavuga ko umupaka wa Kamanyora ufunzwe ndetse ko yewe n'abaturage ntabari gutambuka nibyo natangiye mvuga uburyo ki watangiye kugenda mbona rwose na passport yawushyizeho n'iki byose yashyize kuri Twitter uko agiye mu buzima bwanjye akenshi ndi umunyamakuru kandi ngomba no kugaragaza ukuri je nabonye umuntu abeshya ko Kamanyora yabaye tombe icyo nakoze niki urumva Kamanyora navuye twari turi ko nabonye aruhanganye n'imbaraga zikomeye ba Micombero bande imbaraga z'ibinyoma ibinyamakuru bariya bose kandi ikibazo no kiba kinababaje nuko n'ibinyamakuru bindi biziterura tuba turugero none biranababaje kuba ikinyamakuru kiri mu Rwanda kikajya gufata inkuru ya Micombero ngende kuri tere nk'umunyarwanda barize ndi umunyamakuru nta nubwo nanabeshya ndi mu gihugu cyanjye nta nubwo najya muri Kongo mbeshya ibintu bya byose bifite fact na evidence umuntu agiye gupostinga ikintu akuye kwa Micombero kandi giye ndi muri Kamanyora inyuma yanjye hano ni muri Kamanyora navuyeyo sibyo so iki ni ikintu ubona ko abantu bava mu bihuha ahubwo abantu bagatekereza ko abarundi bakomeje kurasa abaturage niki abantu bakwiye gukizwa niki ubona ko ari cyo kintu ngema nagikwiye guhangayikisha umunyamakuru uwari wese cyangwa guhangayikisha umuntu wari wese wumva ko abaturage badakwiye kuzira ubusa ko niba ukora inkuru za advocacy ntago tuzadukora inkuru zo kubanga umuturage ngakeneye isukari ngo umuturage ngo umurima we ngo barawutwaye hari n'abamabomba ari kwica so rero nge mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane dukwiye kuba tureba twese tukanavugaho ukuri kurahari urabizi wahoze ukorera hano muri Kamanyora sibyo are gusiba no kuba nagira icyo mvuga paka ngo uri open ngira ngo abantu barareba urenze iki cyuma cya mbere ugakomeza ugeze muri Kongo za Kamanyora abaturage barimo barababona imihanda barimo barakora muvoma amamodoka amagare Vincent nadushakire Vincent dushake nabara bafite biriya bintu bavuye kubirangura ubabaze uko bavuyeyo sinzi impamvu rwose abidukorera uwo ngo wagiyeyo nawe mubaze nta muntu ukwiye guca utamubaje rwose nagufashe sibyo so urabona ko urujya n'uruza Eugene ruhari buriya mba numva byandi ariko mbona ama image anshaho ubona barimo kugenda bakinira mu mwuga barimo barakinira mu mwuga sibyo nazo abantu baragucaho abo bose n'abaturage hanyuma Miki uru rugamba rero ni urugamba twavuga ko yihego rurimo ruragenda waruvuze ko AFC Ventura bagomba gukora ibishoboka bakareba ukuntu batabara abaturage uko kuraswa bikomeje kugenda byiyongera uko bwije nuko bukeye ariko nubundi ntabwo bikuraho ko hano muri iki kibaya ingabo z'abarundi hano muri iki kibaya kirimo hano epfo za Plaine de Ruzizi barahiye nabo ngo ntabwo bagomba kuvamo kugeza ubwo hari ngo ahitwa za Rubarika ngo hari ama defense y'aba FDLR menshi cyane batorejwe mu gihugu cy'u Burundi hari n'abandi benshi ngo bagiye bavuye muri Kivu amajyaruguru muri za Warikare bakisanga aho ngaho ndetse twamenye ko ngo bahawe ibikoresho byinshi n'ibyo kurya amatoni n'amatoni ngo hariya bimeze nabi aha hantu iyi mirwano no muri iki kibaya ni kibaya tubona ko kuvogerwa kuvogera kw'indege ntekereza ko ari ahantu kuharwana bisaba imbaraga kuko ni ahantu hari tambarare izi ngabo zishobora kuzana Sukoyi zishobora gukoresha drone bikaborohera cyane urabona uru rugamba rushobora kubera muri iki kibaya niki waruvugaho so icyambere cyo mbona Amvetura urabona ko yewe kuri uyu munsi ikintu cyanejeje buriya
iyo twakoze inkuru nyinshi twagiye tuvuga uko ibintu bimeze rimwe na rimwe twavuga ngo turafashe amateka abantu ngo murabeshya tuvuga ngo turafasha abazungu murabeshya tuvuga ngo turayagote abazungu mu mujyi wa Goma murabeshya bagiye kubona abazungu batumanutseho bagize gute uri ngo mari muri kwikiri ikindi kintu twavuze Norbert Ngiranga arabizi umwe mu basesenguzi bajya badufasha n'abandi bantu baradukurikira twavuze ko Mventura yafatiye BM nyinshi mu mujyi wa Goma ikintu cyane ryohe sinifuza sinashimishwa naho yarashe ariko naryo n'ukuntu ubonye iri kurekura uburyo cyari iri kurekura yanishimye kamubwira impamvu nishimye it's a success story so ni success story nuvuga ngo inkuru yanjye yabaye success niba naravuze ngo Mventura yafashe BM nkayibona iri kuyikoresha kandi mbyirebera kuri njyewe nuko inkuru yanjye yabaye iki successful no kuri inkuru yanjye yageze ku ntego so rero nashimishijwe no kubona AFC Mventura gukoresha BM kandi iri kuziha kuri coalition nuvuga ngo mu gihe cyashize coalition yarasaga Mventura ikoresha BM ugasanga Mventura imirarira babyuka bakiriza za ruco ngo baturashije ngo BM 21 baturashije drone noneho ngo baturashije ibifaru hari ikindi kintu kigeze kunshimisha umunsi ubwo Mventura ugiye kurwana muri Shasha igeze muri Shasha irashisha ibifaru bya bindi by'iminyuru ndetse na nyara byarushegere noneho irangije iragira irangije irasa FDL n'abazarendo wabonye miki zino za kawunga zirimo zirajyayo se esa nakumanikisha amaguru rwose amashusho abantu bari kugenda niyo dukeneye cyane dukeneye nyinshi rwose zihagije dukeneye zihagije zijya ku mbuga zose nizo dusagurira bari kuvuga ibinyoma tugomba gusagurira n'abari kwambuka hariya urazikeneye uhagaze aho ngo urazifata dufashe rwose sibyo yego urumva abantu bihangane turi kugera tunavuga mu akazi ko gakora kuko ntituri ko kwikorera ngo bakadukorera ariko nicyo tera ivuga kandi cyatuzanye no kwereka abantu iki kuri urujya n'uruza ruhari iyo modoka nayifate Vincent so ikintu cya mbere cyabayeho cya mbere nakubwira ni ukuvuga ngo icyo nababwira cyane ni ukuvuga ngo twebwe icyo gihe twarabivugaga Mventura yakoresheje ibifaru yakoresheje iki ntibabyumve sibyo birangije cyaje kubaho wari ukivuga ukuntu yakoreshaga ibifaru by'iminyururu n'iki byose wari ugiyeho gato kubera nabyumvishe nabibonye yego uvuga ngo bikoreshe kubazarendo na FDL na FARDC bari muri Shasha bararira bati noneho Mventura kuturashisha ibifaru yaduhemukiye noneho setwa n'ukuntu bangu yahemukiye kandi umunsi bayirasaga nayo ibifaru babikura ati ibifaru yatuze ibifaru yabindi ngo nyina wundi nababyara umuhungu cyangwa umukobwa ayo yaberetse uyu munsi nabwo rero yagiye kubona mbona gutya iri gukubitisha ibifaru so nuvuga ngo na nyina wundi abyara umuhungu so icyo navuga ni ikintu kuvuga ngo nicyo kintu nabonye hano icyo ni kimwe hanyuma ikindi uri kumbwira so bivuze ngo Mventura ibyo uri kumbwira ngo President Rusizi ayikoramo gute Mventura ifite drone ifite BM ifite iki byose nibikoresha kandi icyo nakubwira cyo nubwo urugamba ari imbere ngende abantu benshi kwibaza nk'abantu benshi ngo biragenda bite Mventura yananiwe yagize gute abazarendo ndetse n'abarundi kwizi bivuga ko Kamanyora yafashwe bakubwira ko hari ibice byafashwe so icyo twabwira cyo nuko Kamanyora ntigeze coalition ntiyakandakiramo wapi icyamabona babirebe Kamanyora yafashwe ntitwagara kuri rwose nge ntago nagira ikintu cyambere harasari wazarendo uko habona hanyuma ikindi Katogota iracyari ya Mventura cyo ni ikintu bagomba kumenya hanyuma ikindi nuko umutekano muri Kamanyora urahari igihari niki ni bombe zari nkuko zajyaga ziva za Nyundo zikagwa muri Goma nkuko zavaga muri Goma zikagwa muri Masisi kandi byabuzaga abaturage kujya gute gukora akazi ntabwo byari bivuze ko ubwo zavaga Masisi Goma zijya Masisi byari bivuze ko abaturage bo muri Sake batarimo bagira gute batari babaye batakoraga so ibyo niko bimeze rero icyo navuga cyambere cyo nuko Eugene ikintu dushobora kwitega tugiye kwitega operation y'umubabaro kuri coalition icyo kintu ngiye kukubwira ikibazo rero cyawe nuko ugera ahantu ugatangira kuvuga nibiraba nibishobora kuba ukimagina icyo nshaka kubwira tugiye kwitega operation y'umubabaro ngiye ndabona baba komando ba FARDC
b'abanyadushoka ba M23 irabagira cyo ndi kuvuga aba FARDC bari buze guhura na M23 b'abanyadushoka ariko nkuko bisanzwe bizwi abakomando ba M23 toujours bahura ari imbere pe impamvu bivuga ni iki aha ngomo iha control hatse FARDC n'abarundi aha gato tuvuga iha control hatse gusa yabafatishije kuheri kugiye ruguru wavuga kiva amajyaruguru kamanura hose navuze hano hafi kugira ngo abantu babyumve neza so icyo shaka kuvuga ni iki nuvuga ngo dushaka twitega operation iri buze kuba amateka kandi iyo operation iratuma abagabo bava mu byo wavuvira birukanga nuvuga ngo iramuka ikoza operation ni operation iraza gutuma coalition ihunga ikava mu bice irimo ndetse ibindi bice byose mve turika bitwara aho biri kugoraniraho Miki ku bantu benshi badukurikiye n'abantu bose bashobora gutekereza ni ikibazo cyahangaha muri izi mbunda zabo ziri kurasa ziva mu gihugu cy'u Burundi ziza hangaha abantu batege M23 irasubiza aho ngaho mu Burundi irazisubiza irarasa mu Burundi nirasa mu Burundi ro biragenda bite urabona biri bugende bite Burundi buri kubarasa M23 nayikora iki abarundi bari gukora ariko none reka nkwerekera aho rubuze gukomerera yego ndagira ngo tuhaganireho kandi turimo turareba igishobora kuza kuba tuzi neza ko muri iyi ntambara sibyo abarundi bari gufasha FARDC sibyo bari gufasha Kongo ni ntatira ubwo nyine uraza kumbwira wenda utangaho gufasha FARDC nyine bari gufasha Kongo muri rusange na Wazalendo bari gufata abarundi bari gufasha Wazalendo FDLR FARDC muri rusange bagafasha leta ariko niba uri gukurikira ibiri gutangazwa na Kongo n'ibinyamakuru bya Kongo biri kwandika bivuga ko ngo ni ingabo z'u Rwanda buri gihe kuva kivuye amajyaruguru hose bahora babivuga aho bakubiswe bakababarazwa cyane baravuga ngo ni ingabo z'u Rwanda ngo ziri ngo kubatera ngo ziri kumwe na M23 nkibazane ese uburundi niburamuka burashwe na M23 karasa mu Burundi ibi bintu ko nabonye mbere uko intambara itangira babanje none kugenda babivuga muri ya minsi bari bararetse kubivuga ntabwo ushaka gutuma Burundi buba bwakora ikosa rikomeye bukaba bwarasa nko mu Rwanda ngo buri wambazaga ikibazo kijyanye no kuba ngo Uburundi bushobora kurasa igihe M23 birashe Burundi bwarasa mu Rwanda kubera ko ukunze kuba ko M23 ifashwa n'u Rwanda igihe M23 barashe bagira umujinya wenda bitewe nuko ibakoza hababaza bati n'u Rwanda ntacyo bakora abarundi batinya u Rwanda kufi niba mbeshya baze kumwira niba mbeshya baze kumwira batinya u Rwanda kufi ariko igihe baruvigiye ko barasa u Rwanda ko batarurasa ngo muri Kongo baje bava ko bagiye kurasa u Rwanda bararushoboye basi niba rwari runahari oya n'ikindi abantu bananiwe kaguru abantu bananiwe M23 bazashora u Rwanda bati n'ikindi arega nuko banazi n'ukuri kari n'ibinyoma bagize amahirwe M23 ibagirira imbabazi iba yabatetesheje iba yababariye iyo bazagura n'indi mitwe yitwaje irwanisho itameze nka M23 yari kubibavagagura kuko abarundi n'abantu ubona ko baje bashaka kwica M23 bakayimara burundu nta nimwe bari bayifitiye so rero imbwira ngo bahagira gute ntago barasa mu Rwanda gusa babikoze babonye ibyo Kongo uko byagenze nta na rimwe Kongo yabikinije kenshi u Rwanda rukayihabya n'igihe Kongo yigeze kurasa mu Rwanda yarashe bagiye kubona ubundi bifaru birazamutse Gisenyi umani baratitiye barirukanse bati turahiye ari n'abajya baca umugani ko Kongo yigeze kugira gutya irasa mu Rwanda ngo abari barimo barasa bagiye kubona abantu bareje uti muzimye iyo mbunda wabaciye umugani ariko bike nawe wose n'umugani baciye cyangwa ni ibyanyabyo so icyo twavuga cyo nuko ibyo bitabaho bikatagiye kuvugira mu migani nka Yesu udutekerezo babazana so icyo nshaka kubwira cyo ari nayo cyatugereje wenda ibindi dushobora no kuza kubivuga mu magambo makeya nuko umupaka wa Kamanyora urakora neza ikindi urugamba rwo ruracyakomeje Kamanyora iracyakontororwa nayo M23 ukamanuka epfo za Gatogote hari gukontororwa yego umupaka w'u Rwanda uri open nkuko mubireba abantu barimo baragenda abana urabona ko nta n'ikibazo afite none so abantu babongo bakiruka kuriye so abana abagore baragenda je nibaza ko icyo kintu twavuga ko umupaka w'u Rwanda uri open nta kibazo na kimwe gihari abavuga ko umupaka ufunze ntacyo natwe ubwacu kugira ngo tuze hano twanize no kubisaba immigration ubuyobozi bwa immigration kugira ngo dufashe tubafatire amashusho tugaragaze ukuri impamvu twaje hano nta yindi motivation yatuzanye hano nuko abakurikira ibinyamakuru byacu bagumye kutubaza ngo ese koko
Kamanyura yafashwe abandi ese koko umupaka w'u Rwanda urafunzwe. Icyo twabwira impamvu turi hano nuko Kamanyura ntiyafashwe, umupaka w'u Rwanda urafunguye. Ikindi agira mbabwire ko umupaka uramutse urimo wazanye nkuko tubivuga ntago wabona urujya n'uruza ntabwo watubona nanjye sinahagarara ntabwo byashoboka. Yego rero nicyo twabwira abakunzi bacu nicyo twabwira abakunzi bacu. Ariko ku rundi ruhande wenda turimo turagenda tunagana ku musozo, ntabwo twakwirengagiza ko nabonye mu biri kugenda byandikwa byinshi akaboko k'Ububiligi karimo karagenda kagaragara ngo muri izi ntwaro ziri kurasa mu bice mu Vetrua irimo. Ntabwo Ububiligi bwaburamo kuko Ububiligi bukora komisiyo mu kugurisha intwaro. Ushobora kugurisha intwaro Kongo buziguze nabwo mu Burusiya, ushobora kuzigurisha abarundi buziguze muri za Kazakhstan. Uvuga ngo Ububiligi bo ni ibintu bisanzwe kuba Ububiligi wabwumva mu Burundi wabwumva muri Kongo. Icyambere cyo Ububiligi umaze iminsi buzanira imbunda abarundi ziza kurwana hano. Nabonye na report zimwe zagaragaza ko Ububiligi bwazanye imbunda ziza mu Burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi toujours icyambere cyo Ububiligi buri mu mujyi umwe wo kuvuga ngo Burundi buvuga ko buri kurwana n'u Rwanda buzarasa u Rwanda. Ikindi tuzi ibibazo biri hagati y'u Rwanda hagati yabo uko diplomasi itameze neza. So bafite diplomasi irimo intambara y'ubutita. So yo guhangana muri video wayibonye Mike? Iyo nayibonye ni muri Kamanyura. Aho ni muri Kamanyura nahabonye. Niko byagenze. So rero izo ni za bombe z'abarundi nyine zagweho ngaho. Sibyo. Gusa ibi byose biri naho ngaho binari no muri za Bunyakiri abaturage begera aho ngaho muri za Kareso. Icyo navuga gusa ibice byinshi birimo imirwano aje. So je nibaza ko tutavuze byinshi twasorezana ariko umupaka w'u Rwanda uri open. Wenda ibindi twabivuga turi ahandi hantu kandi nta naho tugiye turakomeza kubikurikirana mpaka tumenye uko n'ubundi bigomba kurangira niba biri buze kujya mu muco bakarekera kurasa turaza kugenda tubimenya. Barakoze cyane Miki wakoze kubana n'abakunze Jeune Official kandi nizera ko n'abakunze Jeune Official bagomba kunyarukira harya yacano yawe nshya niyi yitwa B+ kugira ngo naho baze basubscribing nabonye irimo irazamuka kugira ngo ikomeze nayo izamuke. Bagomba kugeraho no kuri Bwiza hose bagasubscribing. Yego turabakunda cyane. Ciao. Bye.